ati najyaga njya kwisabira interview ahantu runaka mukabishyura ngo bange nibankoresha interview nibankoresha ikiganiro we wagiye wishyura ahantu henshi kandi ibyo ngibyo urabihamya we mu kiganiro wakoze ati no Paccy akomeza avuga ati urabihamya kuko wikoreye ikiganiro uravuga ngo nguranenga ngo abantu ngo bamu kuko no YAGO yakora ikiganiro ariko kunenga abantu ngo bose ngo bahaye ngo ikiganiro ngo Paccy ariko bagutumye wowe ati ngewe ni nandi kintu mvugana ngo nawe ati ntago ndi ku rwego rwo kuba nagusubiza aka kantu nakagezeho hanze gutinya mu gake ati ntago ndi ku rwego rwawe ati ndi kugutuma kuri boss wawe niva ngushimiye kuri kudukurikira none imihanda yanyereka kabisa imihanda ibintu biri kubera mu biratangaje YAGO no bita ODA PACCY ibintu byabo bifashe indi ntera kabisa ibintu byabo bihindutse ibindi bintu bidasanzwe kabisa ubundi ikibazo cy'aba bantu bombi ukuntu cyatangiye ni ibintu bitangiye mu minsi ishize situation yabo ikomeje kugenda igarukaho cyane kandi ikomeje kugenda izamukundi kuri kwinshi cyane kugutangaje ibintu byatangiye gute sasa ibintu byatangiye ubwo ODA PACCY yagiye yakorana ikiganiro n'umunyamakuru wa televiziyo Rwanda bamaze gukorana ikiganiro Paccy avugamo ibindi bintu byinshi avugamo ikibazo afitanye n'umugabo we bikiriki wamuteye inda kamwihakane yavuzemo ibibazo yagiranye n'umugabo we bikiriki akamwihakana yamara kumwihakana akajyanga kumufasha byose hakabashize imyaka myinshi cyane atarigeze aza hano hanze ngaturike yirekura bivuge yagendaga agaragaza avuga ibibazo nyine yahuye nabyo nk'umunyarwandakazi abagerageje kuba bamusaba bwombo n'iki benshi cyane turaje kutubigarukeho nabyo YAGO rero acyumva iki kiganiro amaze kucyumvamo muri iki kiganiro no mukobwa Paccy yavuzemo amagambo make aravuga ati YAGO inama nakugira uzarira bitewe nuko hari inkuru ya YAGO yihakana umwana ibyo birahari murabizi wa mukobwa washinjije ko YAGO amuteye inda yamara kumutera inda YAGO akamwihakana Paccy rero yahise avuga ati rero YAGO nakugira inama yo kuzarira ibyo bintu byonyine amaze kubivuga ibyo ngibyo YAGO yagiye aricara yumva icyo kiganiro n'umukobwa yakoze arangije aravuga ati n'umukobwa se umuntu abamwohereza akameshaje ati wowe noneho umva n'iriya ndirimbo yasohoye indirimbo Paccy rero yasohoye irimo amagambo akomeye sasa irimo amagambo avuga ibintu biri kubera hano ku mihanda cyane tu avugamo ibintu bijyanye no kuvuga ngo abasore ngo bihakanye amada urumva ngo baba ngo twabafataga nk'abamotiveta ngo nk'abantu nyine bashyigikira abandi bantu akumbi niwe satana aza kumujyamo birangira ino ndirimbo iratangaje byatari ngo twabafataga nk'abamotiveta ngo hanyuma ngo satana aza kubinjiramo ngo bari babana nyine ngo ino ndirimbo nimuyumva neza iki gitero kanyibashire bamwumva reka mbanze mbibutsa akantu gato akaririmbo kanyi gashyashya iyi mihanda yo yazanye byinshi yazanye beef izana sosi izana ibyana birenze bamwe batera amada bihakana abana abandi batubwambure bw'abandi hanze. He was a big motivator, the preacher. Satani nayirazi mukoramo akantu ngo ibyana atahanze ngo umwe ntagikora deal. Afite beef impande zose vugwa ko yangwa na bose. Mwisanze mwamamaye. Hanyuma rero nyuma yuko mva iki gitero kumva ibyo bintu biri kugenda ibyo yavuze Intego yara akibyumva yese avuga ati n'umuntu bari kuvuga ni ngewe akivuga gutyo ubwo ntaye nahise ntekereza nawe gase mu ndirimbo uriya mukobwa yari yakoze nako mu magambo no muri uriya mukobwa yakoze harimo ahantu avuga ngo giye nagize cya ngo mbaneye ngibuye ngo mubinuza ayo bavuga ngo gutera ibuye mu biki ngo nagize cyo mbaneye ibuye mu binuza ngo maze ngo ubundi se ubundi kwa mugani ngiye umuntu gatenga ibuye ngo mubinuza ngo bigenda bite ngo ikisakuje ngo bigenze bite
ngo ko nafuze ati ngewe ko nafashe ikirego cyanye n'umugabo wanjye uri kuza wicengezamo ko natigeze nkuvuga ati nivugiye ibintu bihari biri kuba ni ibintu byanyabyo ngo bihakanye amada none se si wihakanye ndase ati biki navuze kidahari kitari uriyo rero Yago muramuzi ko nimereye ubundi we atera n'ibibombe ku muntu utamwatatse sibyo akagenda avuga ati wowe Kevin Kade Bruce bandi bose akagenda abavugaho utuntu ntago Yago yabura ibintu nsaza rero twari twiteze twese kuvuga ati se nimba uno mukobwa aririmbye indirimbo iri kugenda bino bintu biri kugaruka imihanda noneho sasa akanaba yagiye no ku kiganiro akavugamo akagambo konyine urumva yaririmbye indirimbo y'ibintu biri kubera imihanda kandi mu kubivuga hagombaga kugarukamo umuntu bita Yago hanyuma se hagombaga kugarukamo ibintu umuntu witwa Yago Niba kamwutse kora subscribe ni mutayikora kandi niba warayikoze umuntu w'agaciro ni mutarakora subscribe kuri Niba amakuru yakura kuri ahera uyakure kabisa reka twikomereze rero sasa niyo ndirimbo tumaze kubona iyo ndirimbo tunabona kiriya kiganiro turavuga ati okay none ubu ngubu ikikurikiye tugiye kureba ibintu bizaza tugiye kureba none yagara bifata gute kuko umukobwa yaraje rimba ibintu biriho amaze kurimba ibintu biriho turabizi ibintu biriho cyane birimo Yago bivuze ngo bumuvuze arangije no mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru nabwo ashyiramo ako kantu ko kuvuga ngo uzarira bitewe nuko nyine wihakanye umwana aramutse abaye ari uwawe warira kameme ibintu bikomeje kugenda hano bihindura isura kabisa biba bikomeje kugenda biba ibindi rero Yago yahise nawe sasa zamura bya bibombe bye sasa urabizi ahita kunaga ikintu cy'ibomba kunaga Yago yavuze ati wa mukobwa we numenyere ati mfite amafoto yawe hanze wambaye busa mfite amavideo yawe uwo ujya mu bapfumu amushinze ibintu byinshi by'ukuntu ngo yajya afite amakuru ukuntu ajyaga mu bapfumu avuga ibintu byinshi afite abahanga abantu bajyanaga amubwira ko amufite amavideo n'ibindi bintu byinshi cyane kabisa ati wowe naragufashije ndakwespira ari na voice note yagafite y'uyu mukobwa ari kumubwira ati ngewe uranyespira rwose Yago uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye hari ibintu byinshi wagiye umfasha abivuga Yago nyine abishyira hanze uko ikiza cya Yago ni wa muntu nyine utapfa kwibura utuntu tw'utuzibiti ku ruhande abashyize ako kantu hanze bati ngewe naragufashije n'iki tumva hano ko abantu ari inashima ikintu ariko cyo kuvuga ngo waramfashije ODA PACCY yakigeze avuga ko we ibyo bintu ntago bihakana kameme ibyo bintu ntago bihakana ahubwo we akomeza avuga ati ngewe sinigeze nkuvuga wa mugabo sinigeze nkuvuga naraje nirimbira ibintu bihari nk'uko hari n'undi muntu wari bunanga akabiririmba ariko sinzi impamvu ahubwo we byakubabaje wese ubyishyiramo hano sasa Yago ava ku kirego cye cyo kunyine cyo kubwira nabi no mukobwa agenda amukritikaho ahita avuga ati ahubwo we wa mukobwa we kuki utishima kuki utumva urajya kwivugira umugabo wawe mukure mu kanwa kawe urajya kuvuga rikiriki mukure mu kanwa kawe ati aramutse akujyanye mu rukiko ndabizi warira yaragufashije urabizi umwana aramuzi ibiki byose ni gute ati tukuzaniye ibimenyetso we wa mukobwa wakicuza we ibintu byose tubishyize hanze ati ko abakobwa b'ubu ngubu mudashima ati nimba umugabo akazi kose yakoze ibikorwa byose yagukoreye ariko Yago aba afite n'amakuru Yago ziko yinjira mu buzima bw'abantu ati ibikorwa byose yagukoreye ariko ukaba utari gushima uri kumujyana kumusebya hano ku mbuga nkoranyambaga ikiriki wamushyize hasi mushyire hasi uramuzana mu bintu byawe mushyire hasi ibi rero biba bitumye ODA PACCY noneho isukari izamuka nawe akantu k'akashinya kaba karaje imihanda iba yakomeje kugorana abantu nk'abantu imihanda iba bagiye
ihindukamo Oda Paccy bamurakaje baravuze ati njye uriya mugabo ibintu mvuga nibyo. Umugabo nta kintu amaze nawe yabaye nka zanuza wa mukobwa yaririmbye yabaye nka abagabo bose ariko gwaje aravuga ngo abagabo bose ni imbwa buriya bintu murabyibuka nabyo rero niko yashatse kuvuga kubivuga nuko nubwo yabijimije aravuga ati ibintu byose mushaka mbishire hanze mushaka mbishire hanze ko kara ari agace gatonye kaka introduction kwa kuntu umuntu avuga ati reka nkora akantu kakitangiriro gatonye ukuntu umva numiwe kabisa njyewe mwebwe ibintu mugenda mubibona gute Paccy akomeza avuga ati rero ubwo munangiye aka ni akantu gatonya cyane nangiye ku bintu bihari ngiye gutangira nanjye agiye uno mwaka wundi wabaye ngo umwaka wo kwirekura wo gushyira ukuri hanze rero Oda Paccy nawe ibintu ngo yarambiwe agiye gushyira hasi nawe ikintu yise yagiye gushanza ikintu yise my experience ikintu nyine cyo my experience urabona ukura kuntu yago yaje hano imihanda akinigura akafata ibintu byawe bimurimo indani by'ibintu ngo yaramuranye imyaka ine bashaka umuroga bashaka kumugira nabi bamugirira ishyari abanyamakuru bagenzi be biriya byose by'ukuntu nawe yagiye abitondeka rero na Paccy nawe niko azaza we azaba afite episode azaba afite season ya mbere season ya kabiri noneho muri buri season azaza haba harimo azaba harimo utwo episode hafi 12 aze none ashira ukuri kose hanze avuge akuvugeho wowe wowe wamwemera telefone nyuma yo kumwemera telefone ukajya umubeshya buri kanya yakwamagara ukamubwira ati ngura bikwiriye ngo ukwiriye ngo nibitari ibyo gukwiriye ngo nibirenze telefone ngukwiriye nibirenze telefone ibyo si birenze telefone wavugaga nibi hanyuma hashije nk'iminsi gahe ukiri ariko kubaza ibintu bya telefone uburire kuramubwira terega ati telefone urushaka iki ngo utaramu ngo uzabanze ume ngo nibwo nzayigo yirenze kumuvuga uwo muntu ariko wanamukeka umuntu kabisa wanamukeka ngo kandi ubu mba numiwe ngiye kabisa mba numiwe ndi nkomeje kujyana ndeba ibintu biri kunyarebera hano ngavuga ati noneho ibintu igaruriro ryabyo ntabwo turi buze kuryakira kabisa ibintu biraza kugera kuri rwego ahandi tutari buze no kubasha kubisapota none se nimba Oda Paccy we ari kuvuga ati sindaza wa mugani wa yandirimba ati sindaza ngiye ahubwo nashize akantu gatonya agaruka ku kibazo rero cy'ukuntu we yivugiye ku mugabo we ku bibazo afitanye n'umugabo we yamara kuza ku bibazo afitanye n'umugabo we uno mugabo bigina wacu yago wacu akabyitambikamo akaza akitambika mu bibazo by'umugabo we ariko kuvuga ati se umuntu w'umugabo uza kwitambika mu kibazo cy'umugore n'umugabo nako ngo ni umuntu w'umusore kuko ngo aba bana b'abasore niko mu magambo ye yagaruka akavuga ati ngo abo bana b'abasore baza bitambika mu bibazo by'umugore n'umugabo kameme ariko nanjye nkabitekereza nawe ubitekereza umuntu waje kwitambika mu kibazo cy'umugore n'umugabo ati akomeza avuga ati se umugore n'umugabo ahantu bahuriye uruhazi ubuzima babayemo mu cyumba urabuzi ariko wowe uraje ubyiva ibintu biba byagoranye ahangaha kabisa Paccy rero yiniguye neza avuga buryo kirono yamuniga ibintu byagiye bitangira kera mu minsi yashize byatangiye ubwo Paccy yagiye huraga n'ibibazo byo kumutera inda n'ibiki n'ari amafoto ye yagiye aza hanze iravasiyo yo kuba yaragiye kwifotoza ibintu yambaye gusa biriya bintu byose bimaze kuba abantu baraje batangaza inkuru zitari zo z'ibihimbano urumva bamaze gutangaza inkuru zitari zo inkuru zo kumuvuga n'ibindi bintu byinshi cyane bibi Oda Paccy aragenda ko asaba ikiganiro umuntu ahereyeho bwa mbere yagiye gusaba ikiganiro yago amaze kumwaka ikiganiro yago aramubwira ati wapi nta kiganiro ntaguha aka kanya aramuhakanira ibingibi na yago arabyemera ko yamuhakanira yanze kumuha ikiganiro
ntabwo arabyemera ko yanze kumuha ikiganiro sasa. Hanyuma rero uno mukobwa abonye ko yagamwemye ikiganiro w'ikintu yakoze n'iki. Ikintu yakoze yahisemo kuba yakigendera gushaka ikiganiro hanze nk'umuntu washakaga kuba yafata ibintu byari bimurimo imbere akabishira hanze bitewe n'ibintu byari biri kuza hano hanze imihanda bamuvugaho nabi. We yashakaga kuba yavuga ukuri. Aragenda rero undi munyamakuru amukoraho ikiganiro. Ikindi kintu cyababaje Yago rero nuko ngo nyuma yo kumwangira umukobwa yahise ajya kwaka ikiganiro ku banzi be. Yahise ajya kwaka ikiganiro ku banzi. Murabizi Yago mu minsi ishize twone ibintu twagiye tubona ko bazari impande ebyiri zihanganye, uruhande rwa Yago n'urundi ruhande rw'abandi banyamakuru basabe ba Emre n'abandi bose. Bara bose bari ku rundi ruhande, opposite proposal na opposite side. Bira bintu bigaragaye noneho umukobwa wese ajya kwaka ubufasha ku rundi ruhande, agezeyo barabumuha. Ariko ngo mu kubumuha na Yago nawe yari yongeye yitekerejeho, yagarura agatima ka kimuntu agiye noneho kumuha. Nawe avuga ati noneho uriya mukobwa urebye yarayi ku interview, reka nyimuhe. Avuze ati reka nyimuhe, asanga umukobwa yaranije kwigereraho aho interview yindi iri kubera. Ahita asanga umukobwa yaranije kwigerera ku bandi bantu bafite umutima wo kwita bafasha ako kanya. Ibi rero Yago byaramubabaje, bimuramurya ahantu, binamushiririza byatari. Niba ubu tuba dukomeje kugenda twumirwa kabisa. Rero uno mukobwa akomeza avuga noneho ibindi bintu byo bigiye biri mubwira, avuga ati urabizi neza ngo ko wagiye wishyura abantu ngo batankoresha ikiganiro. Urabizi neza, ariko nirinze kubivuga ibyo bintu kuko sindaza ubu nibwo ntago nirinze kubivugaho. Ati najyaga njya kwisabira interview ahantu runaka mukabishyura ngo nibankoresha interview, nibankoresha ikiganiro. We wagiye wishyura ahantu henshi kandi ibyo ngibyo urabihamya we mu kiganiro wakoze. Ati no pasa akomeza avuga ati urabihamya kuko wikoreye ikiganiro uravuga ngo nguranenga ngo abantu ngo bamu kuko uno Yago yakora ikiganiro ariko ari kunenga abantu ngo bose ngo bahaye ngo ikiganiro ngo pasi, anenga ba jihad. Ati gute mu ikiganiro uno mukobwa ako kantu mukumve. Anenga umunyamakuru wa televiziyo Rwanda ati ni gute mu ikiganiro. Arongera anenga ba Emre ntibasabe bose rabanenga ngo ariko se tuvugisha ukuri, hari umuntu ukwiye kujya ku rwego rwo kuba yadicidinga abantu, cyangwa se ngo abahitiremo abo bakoresha ibiganiro, cyangwa se ngo abahitiremo ibyo abo bakorana ibiganiro. Bivuze ngo nimba uno byarababajwe Yago, niba yarababajwe n'abantu bakoranye ikiganiro bakoresha ikiganiro no mukobwa, bivuze ngo yifuzaga ko n'umukobwa adakora ibiganiro. N'umukobwa nawe yarongera akabigaruka akavuga ati se nimba koko utanyishimiye ko hari umuntu wankoresha ikiganiro, ubwo nicyo unyifuriza ni ukujya hasi, nta kindi, nta cyiza unyifuriza nibe. Ati njye mfitanye umubano n'abantu runaka kandi nawe dufitanye umubano, hari umubano dufitanye ariko imibano igiye itandukanye. Uriya Murungi Sabe uri kuvuga nabi ngo yankoresheje ikiganiro, uriya Murungi Sabe twamenyanye kera agitangira iriya Simbi TV, ninjye muntu wa kabiri bakoranye ikiganiro, havuyeho Clapton Kiboy, uko Clapton Kiboy ni wa mbere. Ati urumva uwo muntu mwagiranye umubano, ati nagiye ngira n'abantu imibano igiye itandukanye nawe kandi dufitanye umubano dufitanye. Ati ni gute se none wumva ko wasenye umubano mfitanye n'abandi bantu? Uyu mukobwa rero mu kuza gushira ukuri kose hanze yabivuze noneho ashize amanga, avuga ko agiye noneho nawe guhaguruka akavuga ibimurimo indana. Amaranye imyaka 15 ngo ureke Yago we wamaze imyaka 4 bikamunanira kwihangana, akaza akahita ashira ukuri hanze. Ati ngo mukompe sasa, mukompe ari ngewe umaze imyaka 15 mfite ibintu byose nabitse bindemereye, n'uwamaze imyaka 4 gusa akaza akahita avuga. Ubwo ninde w'umugabo mwahora? Ubwo ninde muri abo ngabo uzi kwihangana?
akomeza avuga ati ariko umuntu w'umugabo wataka umugore nta kintu nakoze, ngiye naje nkavuga ikibazo mfitanye n'umugabo, nagiye nkaririmba ibintu bihari buri muntu wese azi bihari ntatigeze ninjira mu indani ati ariko bagutumye wowe, ati ngewe ubundi nta n'ikintu mvugana ngo nawe, ati ntabwo ndi ku rwego rwo kuba nagusubiza. Aka kantu nakagezeho banza gutinya mu gake, ati ntabwo ndi ku rwego rwawe, ati ndi kugutuma kuri bosi wawe. Ibintu yago ntabyumva, ati ndi kugutuma kuri bosi wawe, ntabwo ndi ati ndi kugutuma ku wagutumye kuri bosi wawe, uriya ugutuma ngo uze ngo uvuge. Ati kuki wese ataza ngo yivugire, uko kundega kuki watagenda nga ndege, ese ni wowe uzi kuvuga kurusha abandi? N'umukobwa yararakaye, undi twari dusanzwe tumenyereye bombe za yago, we ari kura amabombe gusa abantu batamugarukaho, we nyine wagira ngo numwiremo gakenya ukuntu. Twari dusanzwe tubona nyine we atera ibibombe abantu, cyangwa se avuga ku bantu ibintu bagiye bamukorera, ibintu yabakoreye, ariko bo nibamusubize nibamuvugeho nyine ugasanga benshi bicecekeye. Ariko ubanze yarashe isasa ahantu hatariho, kuko uri umukobwa w'ibintu byose none ibintu byose yiteguye kubishyira hanze. Turaje twumirwe mu minsi iri imbere, ibintu byose yiteguye kuba mwe muba mubibona ute bino bintu bari kugenda ariko biba hano kabisa. N'umukobwa yarakaye noneho wari kuvuga ati ngende tayari kubaha episode cyangwa se season ise. Nize nayise my experience, ibintu yagiye anyuramo byose, abantu bagiye bashaka kumwaka, abantu bagiye bamwaka ikigomba kabangira, abantu abanyamakuru yagiye yaka abwira ati mwancuranye indirimbo, bakamubwira ati wapi reka tubanze dukoreho akantu kamwe. Nandi yageraga agasanga ngo babishyuye, bakabwira ati uwo muntu nimutume indirimbo ye, nimutume indirimbo y'ikinwa mumwihorere. Kandi ibyo ngibyo agenda hari umuntu ari kugenda avuga ati kandi wowe ushobora kuba ari we wishyiraga bari abantu. Akomeza bigarukaho cyane kabisa, agenda avuga ibintu byinshi bitandukanye, agenda avuga ubu ngiye mba numiwe kabisa, ubu ngiye mba numiwe rwose, mba numiwe. Paccy kandi agenda agaruka kuri kino kibazo avuga ati wowe hari ibintu byinshi cyane tuziranyeho, natigeze mvuga, nadashaka no kuvuga, ahubwo ni gute wabangamiwe ngiye n'amagambo make yonyine navuze y'ibintu bihari. Kuba naravuze ngo uriya mwana aramutse aba ari uwawe wakicuza bitewe n'ibintu wavuze, dore ko twabonye chat wagiranye n'umukobwa na voice note we yakwiriye, kandi uwo mukobwa yanagiye no kuri space arabivuga, space yaba Big Father, avuga ikibazo yahuye nacyo, avuga n'uburyo ki ashaka ko we nawe mwagira gutya mukiyakira, mwarangiza mukiyakira. N'umukobwa uko kuri kose yaragutanze ati waretse tugakoresha DNA tukareba, wazarise tukajya kureba koko nimba koko uno mwana yaba ino nde yaba ari yawe cyangwa se uno mwana yaba ari uwawe. Twasanga atari byo tukabona kuvuga gutyo. Ati biriya bintu byose byo kuvuga ati ngewe wihakanye umwana, biriya bintu ngewe nabivuze kuko ni ibintu bihari, navuze ibintu bihari byabaye, sinigeze nkuvugaho. Navuze ati iriya n'indirimbo navuze, nari amagambo navuganye n'umunyamakuru, atase uko ari abantu benshi navuze, ko navuze ku umubonsa naba ari uvuga, akaba ari uvuga ati ariko impamvu yaga ari we wavuze, irumvikana uko yago turamuzi nyine, ni wa muntu ubanza uba udashaka kuba yakatakwa, cyangwa se ni wa muntu ukunda kuvuga ku tuntu twinshi, ni wa muntu nyine ushaka kuba ari ahantu kereke pare nta muntu umuvugaho. Ni wa muntu ukunda kuba ushaka kuba nta muntu umuvugaho, ari ahantu ku ruhande kabisa. Ibi ngibi rero Paccy abigeraho ntago avuga rumwe nawe, abigeraho
abigeraho akavuga ati no akavuga ati ibingibi ntabwo ari byo kabisa. Nawe uri umuntu ugomba kuvugwa, ibintu iyo bije biravugwa, iyo ushyize hanze uravugwa. Ati ayo mafoto yanjye, ayo mavideo yanjye uzayashyire hanze. Ati uzajya gushira ifoto hanze se ngo nifotoje ngo mfite ikomase ngera mwarabivuze. Uzajya kuvuga se ngo uzajya kuvuga se ngo baneye inda ngo kugira ngo nkore umuziki se. Ibyo nabyo barabivuze byararangiye. Ati uzamvugaho ibiki koko nanjye mare, uvuga nkuvuga, usohora nanjye nsohora. Ati ubu ngubu ngigiye ngo cyararangiye cyo kuba umuntu yatuza kabisa, ngigiye cyo kwigira umwamarayika, cyo kwigira umutagatifu, ngo kiragiye cyararangiye kera cyane. Amakuru akomeje kugenda abera ahangaha nayo ni hatari kabisa. Ibintu biba bikomeje kugenda biba ni hatari. Mu gihe rero ngo biri guteganwa ko Rikiriki ashobora kuba yazajyana ikirego, usibye ko bitaranemezwa neza nimba Rikiriki koko ari afite ubushobozi bwo cyangwa se ari ku rwego rwo kuba yavuga ati reka ndege. Ati ntawamenya, haba hari ibintu byinshi bigiye biri by'amabanga biri hagati y'umugore n'umugabo, sibyo? Hagiye maybe wasanga Rikiriki cyangwa se hagiye wasanga Rikiriki koko ashobora kuba yarafashije nk'umukobwa, ibyo yaramufashije amworeza nk'amafaranga, ibiki byose bikarangira umukobwa wenda umukobwa nyine adashimye, wenda n'urugero hari n'ibindi binashaka. Hari akavideo nzi ari ukuntu ngo umukobwa ngo umuhereze ibintu byose, ariko akabwira ati ibyo byose si byo nkeneye byonyine, si hari n'ibindi ngo hari n'ibindi nkeneye. Ariko rero ushobora gusanga Rikiriki wenda yarakoze nk'ibintu runaka by'inshingano wakumva ko bihagije, ariko umukobwa akajya avuga ati ibi ntabwo bihagije, kandi ngo umukobwa wariteguye, nimba muzajya mu rukiko muzagiye kuko ngenda tayari kuba narekura icyo bise noneho ama episode niteguye kuba narekura kuko ngo igihe cyo guceceka cyararangiye. Nguko rero nguko ibintu byari bimeze kuri iyi mihanda. Reka twitege ibigiye kuba mu minsi iri imbere. Reka twitegure ibigiye kutuzira. Niba wakoze kubana natwe, ciao uri umuntu w'ingenzi kabisa.